mwumvirize niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyurutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko hababariwe ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo mutunganirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuye zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariho kabivuze. Amen. Kansoreze mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice ni ibice 4 umurongo wa 35. Haranditse ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Ni Mariko ibice 4 umurongo waho 35. Nayo ni amagambo ari mu ihumure ndetse aza kudufasha gusenga. Reka dusome Mariko ibice 4:3-5. Haranditse ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Umurongo wa 35 haravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, n'inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Iyo ugeze mu bice 5 ku mutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Mbese akazi bari bagendereye gukora hakurya y'inyanja ko ari kwirukana abadayimoni benshi mu muntu. Uyu muntu rero muzabona umwanya wo gusoma, muzabona bageze hakurya ya nyanja aho bajyaga mu gihugu cy'Abamagadalene. Bahasanze umuntu utewe n'abadayimoni ngo agava mu mva arabasanganira. Ngo yabaga mu mva nta wari ukibona uko icyamubohesha, naho waba ari umunyururu. Kenshi bamuheshaga ingoyi y'amaguru akayicagagura n'iminyururu akazivunagura. Ntihagire umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga asakuriza mu mva ku misozi yikebesha amabuye. Ariko abonye Yesu akiri kure arukanga aramupfukamira ati n'ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose? Nkurahiye Imana ntunyice urupfu gashinyaguro, kuko yari amubwiye ngo dayimoni muvemo. Ariko reka ndekeraho tuganire ko y'amagambo. Ntekereza ko abantu twese turi hano twabaye mu materaniro atandukanye, aho twabaye mu biterane. Kuba romugije kuri amasaha ya 12 iburi minota mikeya muri mu nzu y'Imana no kwera ibyiringiro mufite, kandi turashima Imana ko yabanye namwe muri kino giterane. Mushime n'Imana ko mufite aho muteranira. Hari abantu benshi badafite ahantu bateranira. Kuba hano haticaye abantu ku ruhimbi, abandi he bicaye hano imbere yacu, bivuga yuko mwebwe mufite ahantu henshi. Hari abantu birirwa mu rugo, byo gusenga bamaze iminsi barabyibagiwe. Ibyo kuririmba inanga bazimanitse ku migezi, barindiriye igihe batazi kugira ngo bazongere basubire mu buzima busanzwe bitewe n'ibyo basabwa byinshi batari babona.
hano rero mu hantu hagombye kuba hatabaho iyo hataza kuba hiri yerekwa seje mirazwi gasengero mwagiraga murakazi sharagati mwagiraga murakizi kumva rero mwaragize yerekwa mugahishurirwa ibizaba mbere yuko biba mukirwanaho mu kuba ku rusengero nkuru bigatuma murokoka mu minsi ngiye Imana ikwiye kubishimirwa. Impamvu nyine mukomye amashyi makeya nuko mutazi biri kuba ku bandi. Nukuri Imana ikwiye kubishimirwa, kandi abantu bagize igitekerezo cyo kubakira Imana inzu ngiyi bakwiye kubona umugisha bataragira mu ijuru, bakiri n'ahangaha bakabona ingororano zabo zino bakazibona mu ijuru, bazahabwa izindi. Ukubakira Imana, Imana ikunda ibintu byiza. Namenye ko Imana ikunda ibintu byiza rwose. Muzajya munasenga Imana mukajya muyibabarira muyaka ibintu bitoya cyangwa bibi, njye muyaka ibintu byiza kandi binini, kubera ko si n'Imana gusa, n'abayobozi bose bakomeye, kandi muzi ko Imana isumba abayobozi bose. Arababayeho n'abariho n'abazabaho irabasumba. Ntabwo umuyobozi ukomeye ajya gutaha inzu iciriritse, ntabwo ntiyanahakandagira. Niba rero umuyobozi wo mu isi atajya ahantu hari inzu isa nabi, ntabwo Imana rero yaba mu mwanda. Niyo mpamvu n'igihe umuntu ashima Imana kuvuga ngo ndashima Imana ko yampaye ikintu runaka, ariko wakireba ugasanga kiri mu manegeka buracyakigwa, buriya ni ugupfobya Imana, kandi si uko bitarakiguhaye. Ariko ikintu kiza gutwarwa n'umuvu nimugoroba nabyo akaba ari agahinda. Niyo mpamvu rero Imana ikeneye amazu nk'aya, amazu ugeramo ukumva Imana ikwiye guhabwa icyubahiro. Abantu bahangaha Imana ibaha umugisha, kandi abantu benshi bazajya baza kwigira hano baje kureba iyi nyubako nziza. Hano zubaka izindi nziza kurutaho, ariko iyi ngiyi kuba mwarayubatse mukagira kwizera nk'uku. Kandi hari n'amazu nabonye haruguru y'ubucuruzi, kandi nayo n'ay'itorero. Ni ukuvuga ngo niyo mwaba mutateranye hari ahantu bari gucuruza, amafaranga ya hariya nayo arakenewe, kuko yubatse inzu nk'izi zikeneye entretien, maintenance ihenda. Umuriro ukoreshwa hano ni mwinshi, n'ibyuma bizana umuyaga n'isuku, bikenera ko haboneka ubundi bushobozi bwo gukora amasuku hano. Mwatekereje neza, Imana ikomeze kubagororera ingororano zose. Mfite iminota 40 iyo bambwiye tujye gukoresha kugira ngo habeho no gusoza, kuko ejo mu gitondo hari akazi. Amagambo kino cyumweru amaze imisi aganirwaho ni amagambo avuga ngo tubwire abantu iby'ururutse iki umutima. Mu byo rero ngewe ndibuze kubasaba iminota mfite, ndaza kubasaba tunasenge, kuko hari ijambo, hari indirimbo. Mu materaniro haba harimo ibintu byinshi. Ibintu bigize amateraniro harimo nyine kwakirana, guhana ikaze, kumva ivugabutumwa mu ndirimbo, amashimwe no gutanga ituro n'amatangazo nabyo abarimo, n'ijambo ry'Imana, ariko no gusenga nabyo yabirimo. Ndashaka ko tuza gusengana Imana muri uyu mwanya wampaye. Aya magambo sinyagarukaho ari yo muri Yesaya. Ndashaka gusa kubamenyesha ko nzi icyo maze imisi muganira. Ijambo tugiye kuganiraho tukarisengeramo niri twasomye muri Luka ibice 4:3-5. Amakuru ahari arasobanutse. Ni umunsi umwe mu minsi yabayeho ku isi, ntabwo ari igitekerezo. Hari ibintu by'igitekerezo cyangwa ari umugani. Ibi ni ibintu byabaye. Iyi si turiho mu mugabane umwe wo ku isi wa Aziya, hari muri Palestina cyangwa mu Israeli. Yesu akiri mu isi atarajya mu ijuru, hari umunsi iki gikorwa tuvuze cyabaye. Mu bintu bijya bigora Imana cyangwa Yesu ni ukubana n'umuntu utamuzi, cyangwa umuzi mu buryo bukiriritse. Kandi usanga abarokore benshi bazi Satani kurusha kumenya Imana. Niyo mpamvu ushatse kumenya uburyo urwego umuntu ariho bwo kumenya Imana, uzumva inshuro avuga Satani n'inshuro avuga Imana, nibwo uzamenya ikigero ahagazeho. Abantu baba mu Mana bagakorera Imana ntibayimenye, banayimenya bakimenya nk'abazi nyirarume, se wabo, ufiti we, ku buryo Imana ifite ikibazo kuri twebwe. Kwitandukanya n'ibindi bintu, kwitandukanya n'abandi bantu, kwitandukanya n'abakomeye byaratunaniye,
ku buryo tubonye abantu bakomeye tugira ngo babaye imana, kandi Imana yaravuze ngo mwampanya nande, mwangereranya nande, ninde mwangereranya nawe. Abantu ba mbere rero batari bazi uwo bakorana ni abigishwa ba Yesu, babanye n'uyu mugabo. Twebwe tuvuga Yesu, bamwe Yesu bazi no muri filime, dore ko atari na Yesu, ari umuntu wakinnye ibya Yesu. Abandi tumuzi mu ijambo, abandi tumuzi mu kwizera. Ababo rero iyi nkuru yavuzwe hano ntabwo ariko bari bameze. Babanye n'uyu mugabo witwa Yesu turi kuririmba, tukamushimira ibyo yadukoreye, ariko bo barasangiraga bakararana, bamarana imyaka 3. Imyaka 3 rero umuntu umaze imyaka 3 na mwarimu uba ufite bachelor's degree, uba ufite kaminuza urangije, ntabwo bandikaga, ahubwo bigiraga ku bikorwa Yesu ari gukora. Ariko Yesu akibaza ngo aba bantu baranzi mu bintu. Rero numva umwuka bari yampaye ko tuganira no kubabwira ngo mukwiye kumenya Imana kurushaho, ukamenya Imana kurushaho. Igipimo cyo kumenya Imana ukakizamura, ukamenya ubundi kugira ngo uri umukristo mwiza, umurokore mwiza, ukwiye kubuza ibintu bitatu. Nibura nibwo waba uri umuntu mwiza muri iyi nzira, ugomba kubuzi icyo bita umuntu, ukamenya umuntu neza, ukabuza icyo bita umuntu. Kandi nushaka kumenya umuntu bikugoye, uzihereho, urebe ibyakunaniye, urebe ibyo ushobora, ibyo wemereye abantu byakunanira, urebe ko ujya usinzira. Ngewe nta muntu ntera ubwoba n'umwubaho. Impamvu nta muntu ntera ubwoba kanyibabwire, nuko mu bintu abantu dufite by'intege nkeya twese, nuko nta muntu, nuko tuya dusinzira tukamera nk'abapfuye. Ubu mwese uko muri hano mwaryamye nijoro mumera nk'abapfuye, nitunataha turyame tumere nk'abapfuye. Umuntu umeze nk'uwo, iko yaba yitwa kose, izina ryose yagira, nicyo yaba atunze, n'amashuri yaba yarize, ariko ngo akazugira igihe akaryama ntamenye n'iyari, kubw'ubuntu bw'Imana agakanguka akongera akagenda. Muri make dupfa buri munsi, tukazuka buri munsi. Kubera izo mpamvu rero, murashobora no kuba afite imigambi mibi kuri wowe, yaryama ntagaruke, akaryama yararanye imigambi iri ku meza no ku mpapuro, mu gitondo bakavuga ngo tubabajwe no kubamenyesha inkuru mbi. Yari muzima ntahamurya, yaryama ntagaruke. Ntihagire umuntu uzabatera ubwoba, kereka utajya usinzira akabaho iminsi yose atajya aryama. Naho umuntu umeze gutyo, abantu bose ni abantu. Ukamenya umuntu rero, umuntu ni umunyantege nke, ari mu ibumba ryoroshye, ntakabatera ubwoba ngo mumugurane Imana. Bibiliya iravuga muri Yeremiya 17 ngo havuga umuntu wimura Uwiteka, mugafata Imana mukayisimbuza abantu. Mu gace kamwe aho mvuka, iyo ni mu Bakongomani, yo bari kuramukanya baravuga ngo mwazukire, niko urumva bijya gusa n'Ikinyarwanda, ariko bavuga ati se komeruka wapfuye wazutse uti, ati mwazukire, ati neki, nivuga ngo ati nukuri nanjye mbonye nazutse. Abantu bose muri bazukire mwese, abakomeye, abize, abagenda mu kirere, abagenda munsi y'amazi, abagenda ku kwezi, kubera ko basinzira ntibazagutera iki ubwoba. Niyo mpamvu muri byavuze ngo urinda Abisiraheli ntagira gute, ntaryama, ntahunikira, ntagira gute, ntasinzira. Ugomba kumenya abantu gutyo, bikazagufasha kumenya ngo ntihagire umuntu utera ubwoba, yagutera ku manywa, bwacya mu gitondo akaba atakibaho, kandi ashaka kubaho. Ngewe nigeze ntumira umuvuga butumwa nk'uko mwantumiye, murebe ukuntu mwantumiye, tumira umuvuga butumwa rwose nk'uko mwantumiye. Natumiye avuga butumwa 3 b'abakozi b'Imana, baza kuwa 5, kuwa 6 bari mu masengesho y'itorero. Bigeze kuwa 3 nimugoroba turangije iterane, umwe muri bo agomba kwigisha mu gitondo, ari bwigishe mu gitondo. Twadushoje n'amasengesho, tumwakira ku meza, dutegura aho ari burari, turasenga, abantu bose bajya kuryama. Mu gitondo saa moya tujya gukomanga ku rugi kugira ngo baze gufata icyayi. Dukomanze wa muntu umwe muri 3 ntiyikiriza, duhamagaye telefone igahamagara ntayifate, tugira ubwoba, duhamagara ribu, duhamagara polisi, basanga yafashe Bibiliya ye ayishyira ku meza na gitari yaracurangaga, aritegura nk'umwigisha, yaryamye ntiyagarutse. Havuze burya rero nubwo tugenda, mujya mugenda muzi ko turi abantu, mu byo ukwiye kumenya kugira ngo urugendo ruzakorohere, kwe kumenya umuntu. Icya kabiri, kwe kumenya Satani.
niba ari ikintu ukeneye kumenya ni ukumenya Satani. Satani ni umurwanyi, ugomba kumumenya kugira ngo umenye uko umurwanya umuzi. Icya gatatu ukwiye kumenya Imana, ukabuze ukora balance, ukamenya umuntu, ukamenya Satani, ukamenya Imana, bizagufasha. Nusoma muri Bibiliya muri Matayo 16 hari umunsi Yesu yabajije ngo abantu banyita nde. Yari afite ikibazo cyo kumenya uko abantu bamwita. Abanyeshuri be rero maze imyaka 3 yababajwe nuko batamuzi. Baravuze ngo bakwita Yeremiya, abandi bakwita wa muhanuzi, abandi bakwita Yohana. Aravuga ati se uretse abo muri quartier mwebwe mbana namwe mpa imitsima nitubuye n'amafi, mwebwe nzurira abanyu nzura nazwera zaro mureba tugikana mu bukwe muramperekeza, mwabonye ukuntu byagenze, umutobe wabuze amazi yahindura umutobe, nimumbwire munyita ndi. Baramubwiye basanga bavuze ngo ntabwo tukuzi, kurikije uko igisozo wagisubije basanga bavuze ati tubona ugenda tubona ubikora ko ntabwo tuzi urindi. Petero aravuga ati wanyemerera nkagerageza, ati ngaho uvuga uko byumva, aturi Kristo umwana w'iki w'Imana. Yesu aramuhakanira ati si wowe unsubije, ntabwo mwamenya ahubwo ni data wo mu ijuru ubikubwiye. Tekereza rero kuba Yesu abana n'abantu bameze batyo, ibintu byose Imana yakoranye n'aba bantu ntibamuzi. Ariko ikintu cyantangaje, uyu Petero nyine uyu nguyu hakurya gato ku murongo wa 20 hafi, Satani ahita amenya umuntu Imana igikoresha. Aravuga ati umuntu Imana ikoresha atanga igisubizo kidasanzwe ni Petero. Yesu undi muntu atanga inyigisho bijyanye no gupfa no kuzuka, maze Satani injira mu mutima wa Petero, aramubwira ati rero dore mujyanama afite no usubiza neza. Ushize baguhaye interrogation ire improvisée, baguhaye ikizami gitunguranye, uragitsinda ugenda umugira inama. Bibiri kavuga ngo amujyana ku ruhande atangira kumuhugura. Gagiye kumuhugura rero amubwira ati mwana w'Imana rero urabizi ko mu ishuri bose byabananiye, niye nyine wagisubije, ngiye kugira inama umujyanama wawe mu byo wigishije. Wavuze ngo ugiye kujya mu Yerusalemu ngo abatambyi n'abanditsi baza kugamanira ngo upfe, ngiye kuguhugura kandi wemera impuguro kugira nk'umuntu yuhishurirwa akagira ibonekerwa kandi sinyamvangirwa, uzi ko ushe ntavangiwe. Ati ngiye sinkwemereye gupfa, ibyo gupfa bivemo, mbese hitwakana tuzapfe. Nakunze Yesu ukuntu Yesu yabyitwayemo, yarazi Imana, yarazi umuntu, azi nande na Satani. Yaramubwiye ngo mvi nyuma nde Petero, mvi nyuma nde, mvi nyuma Satani. Niho kubwira Petero ngo Pete ngiyizire Satani kiragiye, Satani genda Pete ura twigendere. Ujye umenya gutandukanya Satani, umuntu n'Imana. Hari igihe umuntu umwita Satani kandi Satani yamukoreyemo cyangwa yamukoresheje, cyangwa mukamwita Imana kuko Imana yamukoresheje mukamwita Imana. Ukwiye kuvangura, wakumva ijwi ryose ukamenya ngo irijwi ni ry'abadayimoni, nubwo rivuzwe n'umuntu, nubwo yaba ari umuntu ukomeye, nubwo yari umuntu wigeze avuga ibintu byiza, nubwo yaba yaraguhanuriye ibintu bigasohora. Mujye mutinya abantu bahanuye ibintu bigasohora. Niba nawe uri umuhanuzi warahanuye ibintu bigasohora, uzajya witonda. Satani yarakumenye, ashobora guha igipfunyika cy'ubuyobe, ukajya kuri wa muntu wahanuriye mbere ibintu bizima ukamupfunyikira amazi uti kandi ubushize nakubwiye birasohora, yasimvangirwa nyikiriza, ukabimira bunguri. Ariko umuntu wigeze ahanura ibintu bizima yavangirwa. Ujye ushyiramo marije ya ereye, marije yo kuvangirwa. Nababwiraga kugira ngo umuntu akure mu mwuka akwiye kuba azi neza Satani. Satani yakoresha umugore wawe, yakoresha umugabo wawe, yakoresha umwana wawe. Niyo byabaye kuri Yobu umugore we yaramubwiye ngo ndamutse ari nkawe nk'umujyanama wawe twashakanye, kujyo kuhora uhimbaza Imana urwaye umeze gutyo, ndi nkawe nayituka ikagica. Urumva igitutsi batuka Imana ikabica, umva ukuntu kingana. Igitutsi watuka Imana ikakwica, uri umugore ashobora kuba yarakize. Ariko Yobu ntiyamubwiye nabi, yaramubwiye ngo ati kuntu nkuzi mada suko usanzwe umeze mada, uranyubaha ndabizi nubwo nahuye n'akaga, ahubwo iyo mvugo ni y'abagore b'abapfapfa, ariko wowe uri umuntu w'Imana twikomereza ubuzima. Kumenya imvugo, bosi wawe yakubera Imana yamukoresha akubera igisubizo, yanakubera ikindi kintu. Umuntu mukuru mu mwuka amenya Satani, akamenya Imana, akamenya nande n'umuntu. Aha rero tugeze nasomye rero kugira ngo tuze kuwasengera. Yesu byaramunaniye kwihanganira abantu batamuzi, namwe kandi niko bimeze.
ntabwo Imana izakubembereza ko mubana nayo utayizi ngo uyivugire uyikorere. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bushimisha iminwa imitima ikamba hehe kuri. Ni ukuvuga ngo umuntu aremye ku buryo ashobora kuvuga Imana itaba muri we, akavuga Imana itaba muri we, Imana adatunze akayivuga neza, akayigisha neza, akayihanura neza, akayiririmba neza, akayikorera neza, ariko urwego ariho mu kuyimenya ari ruto. Yandikira aba Efeso yarababwiye ati maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera, numvisemo mpatwa kubasengera kugira ngo umwami wacu abaho umwuka w'ubwenge muyishurirwe mumenye Imana yabahamagaye n'ibizaraga bera. Torero ry'Imana mukwiye kumenya Imana. Muri ibyo yaravuze, ariko na Daniel yabyanditse ngo abazi Imana yabo bazagira ute, bazakomera bakora iby'iki, iby'ubutwari. Urwego umuntu aziho Imana rero ni nago yizeraho, ni nago yikoreraho. Kumenya Imana kwawe bizazamura kwizera kwawe no kuyikorera ntibizakuvuna. Yesu rero umugoroba urageze, ngo tugezemo none, ubu tugeze ku mugoroba w'isi. Isaha hirya ntago izagaruka rwose. Iyi si irimo igenda, irimo idandabirana, imeze nk'umusinzi, ntabwo izigera igaruka mu murongo, byarayirangiranye uretse kurangira gusa. Ntabwo izuba rizavira igihe, imvura izajya igwe nabi kubera ko isi yamaze kwangirika. Inkingi zayo zose ziranyeganyega. Muri politike isi yose iradagazwa. Mujye muri Amerika, hari umuperezida wagiye mu nama bamurasa ugutwi, mwaramwumvise? Hari umuntu wagiye mu nama akoresha meeting, umuntu amurasa iki, yashaka kumurasa umutima, isasurirwa hehe, ku gutwi. Uwo nguwo niwe muntu uyobora igihugu cya mbere abantu birukankira kujya kubamo no kujya guturamo. Abantu bose mutekereza bakomeye bafite ibyabananiye. Umuntu wese utekereza ko akomeye ukamwikubita imbere umusimbuza Imana, ndagutangariza ko afite iki, ibyamunaniye. Umugabo wa mbere nubwo barashe ugutwi, kandi ari we wenyine uvanga afite intwaro kirimbuzi zo kurinda umutekano w'abandi. Yigize umupolisi w'abandi ku isi, none basiga bamurasa ugutwi yagiye mu nama. Abantu mutekereza bakomeye hari ibyabananiye. Iyi si iradandabirana, ntabwo izagaruka mu murongo. Imibanire y'abantu n'abandi iradandabirana, ubukungu bumeze nabi, ibintu byose mutekereza by'inkingi zifasha isi ziradagazwa. Hanyuma rero bimeze gutyo, umukiranutsi yakora iki? Zaburi ya 10:3 yaravuze ngo ese imfatiro nizinyeganyezwa umukiranutsi yakora iki? Aha rero Yesu ajyanye n'intumwa ze, ariko icyo nshaka kubabwira muri iyi nkuru tugiye gusengeramo, naho bajyaga, ahantu yarabakuye naho bajyaga, hari ahantu bahagurukiye kuri point de départ na destination finale, aho bava naho bajya. Yusomye Bibiliya yaravuga ngo bavuye mu bwato bagomba kwambuka hakurya, hari ahantu bagomba kujya. Uko biri kose iyi Mana yaduhamagaye, hari aho yadukuye naho itujyana. Ngira ngo nukuri torero ry'Imana, iyi Mana turi imbere turirimbira, igihe wumvaga ijwi ryayo hari ahantu yakuvanye naho yakujya ahizakujyana ikakugeza. Hagati yahuva nahujya haba harimo ibibazo. Abisirayeli bava i Kanani, bava muri Egiputa bajyaga i Kanani, ariko hagati ya Kanani na Egiputa harimo ubutayu. Ibibazo byose mwumvise byabereye mu butayu. Ibibazo byose, inzara, kubura amazi, izuba, inzoka, byabereye hagati rero hakunze kwamo ikibazo. Warahagurutse uraza, aho ujya ntabwo uragerayo, ariko hahagurutse yagubwira iwanyu ko ukijijwe ko uje, none nturagera mu ijuru, kandi iryo wababwiye ugiyemo. Hagati yo kuva mu byaha no kujya mu ijuru harimo ikikombe, harimo imisozi, harimo imibaya. Muri byavuze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, hose arushye iki, umutima. Aba bantu barahaguruka rero ngo bakikira mu bwato, aho bajya mu gihugu cy'Abamagadalena hakurya y'inyanja. Bagiye kwambuka, bafata ubwato bagiyemo. Ubwato bagiyemo, kimwe cyo namenye kandi cy'ukuri, na Yesu yaraburimo ko nabibonye, nasanze handitse ngo kuri uwo munsi bugorobye arabwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Murongo wa 38 ngo yarasinzira ajyanye ubwerekeza, ubu bwato yaraburimo, ariko asa nk'udafite icyamazi. Asanga umuntu usinziriye se ariko wamarira iki? Bakigera mu bwato, uyu mugabo witwa Yesu asa nk'udahari, arasinzira ibitotsi byinshi, kandi asinzira araho icyerekezo kigana. Hari igihe ubuzima bwacu n'imibereho yacu n'urugendo rwacu
Yesu muhagurukana. Njya numva iyo duhaguruka, abakobwa muzashaka n'abahungu muzashaka, abamama mwashatse n'abapa mwashatse, muzi ibintu tuba tuvuga iyo duhagaze hano twakoze ubukwe. Mwari mwumva umuntu n'umwe uza hano bamuhaye umwanya akavuga nabi Imana ngo yayibuze mu bukwe? Ninde mwabonye? Abantu bose baza gushima Imana baravuga ngo bene data ngo byari bikomeye, Uwiteka aratwiyereka. Niko bajya bavuga bose. Bigaragara ko ubwo bwato binjiyemo, ubwo rugo binjiyemo, Yesu barajyanye. Ariko hari igihe ugeramo imbere muri rwa rugo nyine, rwa rugo rufite ubuhamya, rwa rugo Imana yavuze twumva, rwa rugo twatashe, umuraba ukisuka muri rwo, utitaye ku buhamya watanze, utitaye uko abantu bakuzi, umuraba utagira ubwoba, utitaye ku mashuri wize n'amafaranga utunze nuko abantu bakwita n'amazina yawe, umuraba ukinjira hehe? Mu rugo. Iyo winjiyemo rero habiki kuri aba bantu dusonye muri iyi nkuru, ikintu cya mbere cyababayeho kiba ku bantu benshi. Ngira ngo tuze gusenga, nkubwire ibanga rikomeye tuza gukoresha mu gusenga. Bamaze Yesu umuraba uje, ibintu byaje muri ubu bwato, nibuke ko bugorobye ntihabona, ntago hari kubona. Sizira mwaragenze mu nyanja hatabona ngo urukundo babise. Burije bumaze kwira ngo nuko haza ishuheri y'umuyaga iraza. Ishuheri bamwe ntimuyizi, ariko mu cyumve nk'ikintu gikomeye. Haje umuyaga uvanzemo n'amazi, ni umuyaga urimo n'utuzi, ni umuyaga uhuha urimo n'amazi, ngo nuko n'umuraba ntabwo haje amazi yo hasi kayijya mu bwato, haza n'ishuhere ku ruhande iraza, ngo umuraba wisuka mu bwato bugeze ubwo bwenda kurengerwa. Noneho mwibaze rero, ubu bwato bumeze gutya, akabazo nshaka kubabaza muze kumfasha, harya Yesu yaraburimo? Abubatsi ngo uru rugo Yesu yararurimo, iri torero Yesu yararirimo, ibi bibaye byose uyu mugabo ntubonye ko aryamyemo? Ugize ngo byaziye rimwe, byaje gake, byabanje kuza babona n'ibisanzwe, biriyongera, bigeze igihe ubwato bwenda kurengerwa. Icyabayeho cya mbere kuri aba bantu, bibagiwe uwo bari kumwe. Bari bazi ko ari umuntu usanzwe. Korari Hoziyana yaravuze ngo kugendana na Yesu ntumumenye ngo nakaga. Baravuga ati nawe ni umuhungu w'i Nazareti, nawe araryamye arasinziriye, twe kumurushya, twe kumugora. Akenshi y'ibibazo n'ingorane bije ku muntu w'Imana, ikintu cya mbere kimubaho, yibagirwa ko urwo rugenda ahaguruka Imana bari barutangiranye. Hano hari abantu bikiye muri amateraniro bafite umuraba mwinshi, ku buryo bibagiwe ko bahaguruka muri urwo rugendo bafite ibimenyetso byinshi yuko Imana bari kumwe. Ibibazo rero n'ingorane byibagije aba bantu ko bahaguruka bari kumwe n'umugabo utegeka umuraba n'ishuheri bikamwumvira. Barangije bariyakira, bakora ikosa rimwe dukunda gukora byitwa kwirwanirira, kwicira inzira. Dufite abantu bicaye hano biciriye inzira, umuraba wabanye mwinshi bahita bicira inzira. Kwicira inzira burya ni imvugo ya kirokore yo kubaha ibintu, ariko no gukora ibyaha burya. Imana ibaburire kwicira inzira, ibaburire kwirwanirira. Reka da, ibyo bintu uvuga ni imvugo yoroshye kinyamasengesho. Kwicira inzira se bivuze iki? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yavuze ngo ari kwicira inzira, ari kwirwanirira, aba ari gukora ibinyurangije n'iby'Imana yemera. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo, si n'umuririmbyi ndetse n'umwanditsi Esaya yaravuze ngo hazaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izaba iyo kwera no gukiranuka. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba, ngabanduye umutima ntibazayinyuramo, izabiye babandi. Iyo uvuze ngo wiciriye inzira, ubu uri gukora ibyaha. Ndashaka kubatangariza mwese muri hano, hari igihe umuntu ajya mu nzira, iyi nzira turimo yo kujya mu ijuru, amarembo yose akifunga, inzira zo gukiranuka zose zikifunga, hagasigara inzira z'ibyaha. Ukajya ubona ndetse bigakorwa n'abantu benshi. Hari igihe ubona n'abandi mu bana babikora, n'abakomeye babikora, ukavuga ati bose barabikora da. Hari n'abakubwira ati se nuriya nawe niko yabigenje, byaremeye. Amayira yose akifunga, hakaba habaye umwijima, byarangiza umuntu agakora icyaha ngo agere ku gisubizo. Ari byo abantu benshi bita kwicira inzira. Abigishwa ba Yesu rero bamaze gutakariza Yesu icyizere cy'icyo yabamarira, birwanaho. Petero aravuga ati ngeze ngo nzi kuroba, menyereye amazi,
cyo kuba amazi ateye mu bwato n'ubundi yo turoba bibaho. Shakwa nkeka ko nubwo ntari mu bwato bwabo bari bafite utuntu badahisha amazi. Abagenda mu mato bose baba badufite babanza kurwana nayo. Uba hari abantu baraha bari kurwana n'ibintu mutazabasha kunesha, kubera ko ntabwo uyu muraba wadahisha aya mazi base ngazashiremo, ntiwadahishije kandi ngazashiremo, ntihamagara njye ko rumenga gufasha. Hari igihe umuntu agera mu buzima so wanyu akaba ntacyo yakumarira, nyoko wanyu, onkre wawe, abakomeye, abantu bose muziranye, hari aho bigera Imana ishaka kwiyereka abantu bose utekereza ushyizeho umutima, baragenda bagahinduka badafite icyo baza kukumarira. Abantu baragenda bicira inzira birwanaho, birwanyeho babona biranze, byanze rero dore ikintu abarakuru bajya bakora. Iyo bimaze kwanga nubwo tujya gushaka Imana, tuyishaka nyuma twamaze kwagiza ibintu byinshi. Umuririmbyi yararimbye ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe. Iyo ndimo ntago muyizi, ngo yuzuye agahinda n'ubwihebe abuze ibyo nyine abanje kuvomesha akadobo, avomesheje ibase, amazi abaye menshi, ishoheri riyongereye, ngo ndamureba ndanyurwa. Yamurebye ryari? Imana abantu baza njyambwira abantu banga kwisunga Imana hakiri kare, bakabanza kwiringira ibintu, abiringira amafaranga, abiringira bene wabo, abiringira amashuri, abiringira inshuti, abiringira imyanya bafite. Mu kanya gatoya umuvu n'ishuheri bikabuzurana, batari ko reka dusenge. Ati hage nihe basenzera? Ati hage sije mu ntago basenze. Ati nyarwenge basenze kuwa kangahe? Mwasenze kare, mwasenze mutarangiza byinshi. Uzajya kubaza ubwato bwari mu Yona amaze gusuzugura Imana, ngo baravuze bati abantu bari mu bwato kwa Yona yarakoze icyaha giteza umuraba mu bwato. Barangije baravuga bati aya hari ukuntu dufite abasare n'abantu babyize bazi inyanja n'ikirere, mubanze mudaha amazi. Baradaha amazi ntiyaba make, bati ubwato bararemereye, mubanze mujugunye ibintu byose birimo mu bite hanze. Ayewe kutamenya ikibazo cyabiteye, ujya wirinda guhita ufata icyemezo, ujya ubanza ubaze umenye icyateye umuraba. Nutamenya icyateye ikibazo ntabwo uzabona igisubizo. Ngo bagezaho ngo bafata amasaka barajugunya, amavarize yabo barajugunya, byose birangiye bati ko umuraba udashira, bajya basenga. Akishana bakundiye abantu bo mu gato kwa Yona, baravuze ati tugishakire mu mwuka. Ati tujye mu mwuka tugishakire. Yagiye ibibazo bibanza kuba ari materiyeri, hari ibintu bifatika, ibintu bivugika, ibintu byina abantu bavuga, ariko ikibazo kiri mu mwuka. Abantu bo kwa Yona ntabwo barabarokore, ariko baravuze bati ibintu bitagira ibintu nk'ibi ngibi byatangiye ari umuraba, tumena amasaka mu nyanja, tumena imitwaro yacu, none umuraba ntiwashize, ishuheri ratwishe, reka tujye mu mwuka. Bati noneho gahunda n'ugusenga. Baravuze ati rero ntabwo dusenga Imana zimwe, ariko buri wese ahamagara Imana ye. Ngo barahamagaye babona umuntu ari gusenga, bati wowe k'abantu bose bagize ibibazo kudasenga. Arababwira ati ikibazo kiri mu mwuka, ikibazo kiri mu mwuka. Nubwo mwamenye amasaka yanyu hanze n'ibigori mukamwangije ibintu byose, ikibazo kiri hehe? Kiri mu mwuka. Dukora iki? Ninjye wagiteje. Uradufashe iki? Ni mu nte mu nyanja, njyewe murahita mubona ko bikemuka. Bati se wakurokora, wamurokora se? Ntabwo wagikemura. Aravuga ati nimutanjugunya mu nyanja ntabwo namwe muza kurokoka. Baravuga ati turahireka amaraso yawe tuzayabazwa. Bafata Yona bamuta mu nyanja, ubwato baratuza. Ibyangiritse kare biragaruka gute? Ibyo bangije umwanya bataye. Hari igihe abarokora babona ikibazo bakakita materiyeri, bakakita ikintu gisanzwe, naho kiri mu mwuka. Niyo mpamvu reka ngere ku musozo imutangire kurangira, ndimo mbinginga abantu mwese muri iteraniro, nimubona ikibazo cyabaye, umuraba wateye, mujye mubanza mumenye ngo cyaturutse hehe, cyakomotse kwande, tubikureho iki. Maze rero intumwa za Yesu zikinizira zirirwanirira. Bageze aho rero baravuga bati tubyutse Yesu nawe yogi. Ntabwo bamubyukije ngo abakize, kada. Baravuze bati uyu mugabo wasinziriye, kuko haraho muri Luka haravuga ngo ntubyitayeho, ngo ntubona ko turangiye. Bamubyukije badashaka bakemura ikibazo, bamubyukije nk'umuntu uri mu bwato, bamubwira ati niba woga, niba usimbuka, ariko byuka. Maze Yesu abyuka yitonze, yari yishinjirije
asa nk'uri kugona, asa nk'udahari, kugira ngo yitegereze uko abantu babigenza. Hari igihe muzabona Yesu asa nk'utari gukora, kandi asa kandi mwinjiranye mu bwato, mwarabanye muri urwo rugo, mwarabanye muri iyo business, mwarabanye mu muhamagaro urimo, ukabona asa nk'aho atabyitayeho, asa nk'utakuzi, asa nk'utabyibuha ko muri kumwe, maze bamukanguye bati byuka tubyitayeho. Yesu abyuka nyine avuga ati sawa, ishimye ko mungezeho noneho. Noneho ubwo mungezeho reka mbyuke. Niyo bamureka abakiryamye kugeza amagingo ye, niyo bamureka. Ubu nuko abantu bameze, bazamubyutsa byanze, bamaze guhamagara abandi bose bimaze kunanirana, nubwo bazamuhamagara. Ariko icyo namukundiye, bamubyukije aravuga ati turavugana ibindi, maze gucyaha ibibateye ubwoba. Iki nakundiye uyu mugabo waduhamagaye, nuko avugana n'ibintu byose. Noneho ibintu byose burya bifite amatwi yo kumva Imana. Nubwo uri hano ukabuzi ko hari indwara ufite yananiranye, ntiyumva umuti, irihisha, iriyoberanya, ariko ikibazo cyose waba ufite, ndashaka kubwira ko cyumva Imana. Umuyaga n'umuraba n'ishuheri n'amazi, hari ukuntu Yesu aziranye nabyo, kuko ku munsi wo kurema niwe wabihaye amazina, abituma bibaho. Yahise abibwira ati umva mwa bintu mwe rero, washuheriwe ati ndakumva, wamuraba we ndakumva, nawe wamuyaga we ndagutegetse ka. Ngako kanya ubwo ibyo Yesu yabikoze bari kureba, bakajya bareba ati se ubu ngubu nyine buriya birumvise, ubu nyine umuraba uduserereje gutya nawe urumvise, n'ishuheri nayo irabyumvise. Ni ukuri ikintu cyose uzi kikumereye gutyo gifite amatwi, kirumva kikanumvira. Ibintu byose mutekereza bimeze nk'ibikomeye, nta kintu kitumva. Hari umunsi Yesu wasanze igiti kitera imbuto, agisanga ku muhanda, akiburaho urubuto, aravuga ati iki giti cyaje gukora iki hano? Tiwagitiwe rero, kubera ko nta mbuto ugira, umva nkubwire, ndakuvumye urumye, kandi ntuzongere gutanga imbuto ukundi. Yishwe Yesu aravuga ati se iki giti burasa kirumvise? Bagarutse mu gitondo basanga cyumye gihereye hehe? Mu mizi. Birumva. Ndashaka ko dusenga. Amen. Ugiye kumfasha twature rero, mucekeshe umuraba n'umuyaga uri mu buzima bwawe, uri mu rugo rwawe, uri ku bana bawe. Ndashaka ko ducekesha ibintu uri kuvuga bya Satani. Maze ngarangije bimaze kumva bisheshetse, baravuga ngo mbega uyu ni muntu ki utuma umuraba n'umuyaga n'ishuheri bimwumva? Ntabwo bari bamuzi. Ndashaka ko dusenga n'Imana nawe. Tugiye gusenga mu buryo bubiri. Isengesho rya mbere ni iry'abantu bari hano biciriye inzira. Ibyo kubabarira ngo tubyite ukundi, nta mazina yandi tubyita. Hari abantu bari muri amateraniro biciriye inzira, ntabwo uzigera na rimwe iyo nzira wiciriye iguha igisubizo. Nawe urabizi ko wayiciye, ariko uzi ko umuraba utagiye. Ariko kino giterane turashaka gusengera abantu biciriye inzira, bakirwanaho, bagakora bya bindi bitemerwa n'Imana. Nubwo waje mu giterane, umuraba wawe urarana nawo, uwirirwamo, n'ejo uzawukomezanya. Ariko kino giterane dushaka gusengera abantu biciriye inzira bagakora icyaha. Ugakora icyaha. Hari abantu bari hano barabeshye, ukaba warabeshye, nubwo tubona ugenda, ariko ufite ibinyoma bigutunze, bimwe biri mu mpapuro, abandi mwahindaguye ibyangombwa, mukaba muri ahangaha wabonye akazi, ariko uri umunyabinyoma. Ejo bundi hari umukozi umwe dukorana yikiriye inzira, bamwatse diplome, yamenye ko bagiye kwaka amadiplome ngo abantu bayobora insengero, asanga atarize. Aravuga ati rero uko biri kose ntabwo umuhamagaro nawe ureka ngo ni amashuri. Agisha umuntu inama ati nta kuntu diplome umuntu yayibona atarize. Ndamubwira ati birashoboka, uyikura dushaka izina, ushaka diplome y'uwayikoreye, ugafata hahandi hari amazina ye, ukahasiba ugashyiraho ayawe. Nukuri umuntu yaragije primaire akubitaho secondaire y'izina rye, ati se akangaka karahagije, nta kandi wankora kaminuza, nakarakamukorera. Tumutunga ibyangombwa, aragenda aravuga ati rwose ibyangombwa byanjye biruzuye, muzanyibuke ku munsi wo kwibuka abantu bize. Nuko rero
dukoze fayiro liste y'abantu bize, tujya gutangaza rero muri aho ngaho yarari tuterebene data dushinye Imana ko uyu muntu wanyu yize, bati yize ryari ko horano mu rugo, kandi hari impapuro ze. Turamuhamagara biti wizeye, ati narize ntago babiza aba bantu se, ati sinize. Dusanga diplome neza neza ni ya leta neza. Noneho rero umuntu atubwira ati niba ataragiye ku ishuri reka tujye kubisuzuma. Muri systeme basanga iyo diplome ni y'undi muntu yahinduye amazina ashyiraho amazina ye. Wose umuraba kwicira inzira. Dufite abantu benshi bafite impapuro mpimbano kandi bitwa abantu b'Imana. Dufite abantu bafite ibintu bagenderaho bari no mu kazi k'amanyanga, hari n'abatunzwe n'ako kazi. Umuntu akavuga ati ndamutse mbyihannye nakavamo. Ni ukuri uwo muraba ntabwo uzarangira. Kadusenge naho gutera ubwoba, kuko nawe urabizi ko ibintu utunze ni impimbano, ni ibinyoma. Uwo nguwo nta wamufashe, yafashwe n'iminsi kandi yumvaga ari bwo buzima kugira ngo yirwaneho. Dufite abantu mubona bagenda batunze ibintu bitari ibyabo, bafite ibintu by'ibinyoma n'ibihimbano, mukabona baragenda ngo bari gusenga ariko bafite amanyanga. Uwaje muri kino giterane rero we yarokoka twamusengera niba hari haguruka, ariko ntuvuge ngo ugase niba ufite diplome y'impimbano, perimi y'ingurano. Oya, sibyo mvuze. Navuze uyo ngiyo wowe singuzi, ariko wowe Umwuka Wera uri kumwe nawe muri amateraniro arashaka ukorokora muri kino giterane. Niba batubwiye ngo tuvuge iby'urutse umutima wawe ntabwo wakururuka, kuko umuraba wawutejwe n'amanyanga yawe. Tugusengera Imana uhagurutse rero niba hari, kandi butanahari utahana umuraba wawe nta kindi kwagukorera. Ariko muri amateraniro Imana yakuzanye kugira ngo ikugirire neza. Ntabwo ntidukeneye kutubwira, ariko ndashaka kubwira ko nuramuka uteye intambwe ugahagarara ukavuga uti ni njyewe rwose, ni njyewe, umuraba wawe urashira, kuko Yesu aracecekesha uwo muraba. Mbonye umuntu umwe rero wiyemeje ko tumusengera. Imana iguha umugisha. Ni ukuri kuba wowe urahagije, Imana yakuzanye ibizi. Yarizi ko haba kino giterane kubera urukundo Imana igukunda irakurarika. Nubwo waje uzi ko ari wowe wizanye, waje ku butumire bwa Yesu kukorokora. Nabonye bazanye rero wirihangana, ibi ngibi biroroshye cyane. No tugusengera Imana ntacyo uri bubi. Urabikise ko twese ari atuyatunyura, ngwino tugusengere. Uyu muntu umwe rero wasanga iterano cyabaye kubera uyu muntu, bije yose yakigenzeho ikaba ari uyu mubyeyi cyangwa se uyu mukobwa. Ariko icyo tuzi kimwe nuko Imana igufiteho umugambi mwiza. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Reka tugusengere. Ntabwo biteye isoni kwese naha twanyuze tugiye gusengera. Kazaba abashumba mwegere uyu mukozi w'Imana Imana duhaye. Uyu nguyu ni umusaruro ukomeye muri kino giterane, kubona umuntu umwe uje ku Mana mu ijuru kubera umunsi mukuru, kubera kwaje kandi Imana yamuraritse mu gitondo iramubwira ngo ntagire ahandi ageze hano. Cyakora nawe niba uhari, dore hari umukeka wajya habarenza umwe. Ndibaza niba usubira mu rugo umeze gutyo, niba ubitahana, niba uhitamo kuza, ariko ubwo ahisemo we kuza, Imana iguhaze. Kasabe niba hari undi uhari tumusengere. Umuntu wirwaniriye akicira inzira, ukaba uri hano ufite icyaha wakoze, nta wagufashe, nta ukuzi, nta n'uwakubonye, ariko Imana yo mu ijuru yo iri muri aya materaniro ikuzi izina, ikuzi wese. Dore abagabo bahagaze hano kubw'umuntu umwe ngo bamusengere. Mushumba, reka utuyobore mu gusenga. Tugiye gusengera uyu muntu umwe. Sinzi niba twihuse, ariko ntabwo twihuse kuko twabivuze mu Kinyarwanda. Reka dusenge Imana kubw'umuntu umwe Imana duhaye, wumvise atatahana icyaha mu bugingo bwe, kavuga ati ntabwo binteye isoni guhagarara imbere y'iteraniro ingana gutya kugira ngo nkizwe. Ariko reka tumusabire umugisha. Uvuga ngo Mwami Yesu, nje imbere yawe, haleluya, nshime ugufi, sabye imbabazi ibyangaragaza ngaho byose, ibyo nareganyijeho byose. Mana imbabarire. Reka turangurire twese dushime Imana. Mana, duhagaze mu masezerano yawe. Uyu ni umukobwa wa Aburahamu, akwiriye kugirwa imbabazi nk'abandi bose. Nawe ni umunyamasezerano, nawe yavuzweho nawe akwiriye gushima, akwiriye guhagarara yemye agahimbaza Imana kuko yagiriwe neza nawe. Iyo umuraba ucecetse ahimbaza Imana, iyo imiraba icecetse mu bicaye duhimbaza Imana. Ineza yawe iracihagije Mwami, imbaraga zawe ziracyahari kugira ngo zidukize mu mitima yacu. Ibyari bituboshe ni byinshi, ariko duha ikingo ya Satani,
duhagarara twemye tugahimbaza Imana, tukavuga imirimo n'ibitangazo wadukoreye. N'iteraniro ryose mwami riciye bugufi mwami, aho bagerageje kuriganya tuciye bugufi kubw'ijambo ryawe mwami. Imbaraga z'ijambo ryawe zisuzume buri wese, zisuzume uwo ari we wese, kugira ngo imbabazi zawe zigaragare muri iri teraniro, icyubahiro cyawe aba ari cyo kigaragara. Umurabaho wari uri hose uhagarare mu izina rya Yesu Kristo. Kwa Yesu twahawe ubushobozi iyo twizeye amagambo yawe yose uko yatubwiye. Tuzamuye amaboko mwami nk'abatsinzwe imbere yawe, dusabye imbabazi kugira ngo amazina yacu yongere yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Tukuzamura icyubahiro kutugirire neza, tuguhaye amashyi menshi n'impundu kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ye baramufasha. Tugiye gusengera isengesho ngiye gusenga nanjye kugira ngo dusoze twumve izindi ndirimbo. Tugiye gusengera umuntu uri muri iri teraniro. Tega amatwi wumve ko yaba atari wowe. Hari umuntu uri muri iri teraniro umaze iminsi yumva Satani avugana nawe, amuca intege, amucyurira, azana ibya kera, ku buryo Imana niyo nubwo turi hano uri gufashwa, uri mu bihe byiza, akagutegerereje ku muryango. Naje kumenya ikintu rero, Satani ntagagira ahantu atuye, ntagira aderesi. Bibiliya iravuga ngo burukane Satani azahunga, mwegere Imana izabegera. Ariko Satani iyo umwemereye yakomeza kuvugana nawe. Iyo umuhaye amatwi ajyana umutima. Iyo uhaye Satani amatwi yawe agakomeza kuvugana nawe, agutwara umutima. Ese waba uri muri iteraniro ngo dusengane Imana nawe, iyo radiyo ya Satani ihora ivugana nawe, ukaba n'ubwo ugenda n'ubwo uryamye uhora wumva amajwi ya Satani akubwira ko uri ubusa, ko ntacyo uri cyo. Kino giterane kiravuga ngo ni uguhumuriza abantu iby'urutse umutima. Ndumva nshaka gusengera umuntu umaze iminsi yumva ijwi ritari iry'Imana, rigucisha bugufi, rigusuzugura, rikubwira ko uri ubusa, rigufatanya n'iminsi, rikubwira ngo hari na karande. Satani ajya nakubwira n'ibintu bitari n'ukuri, akavuga ngo hari karande ngo zituruka iyo ngiyo ngo zikuriho. Kandi Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishya, ibya kera biba birangiye. Ni gute bigaruka? Wagufasha twasenga. Iki ntabwo kireba ubatijwe, tukireba idini, tukireba inshingano. Hari abantu Satani ari kuvugana nabo muri iyi minsi. Ndumva mbere yuko nsoza tugakomeza gahunda, nshaka gusengera wowe. Ndumva nshaka kugusengera iyo radiyo tuyicekeshe. Hari abantu barwaye indwara ikagivuga, nubwo uri hano, hari n'abari kubabara bari hano. Ni ukuri hari umuntu uri kubabara uri muri amateraniro, ku buryo kandi wavuze uti ndagenda ndwaye ngaruke ndwaye, ukaba uzi ko waje urwaye ugaruka urwaye, kubera ko n'imiti ntabwo ifite igikumariye. Nyamara nawe wakira muri uyu mugoroba mu bintu biceceka n'indwara yawe irimo. Niba uri kumva ikintu kiri kukurya, haguruka. Umuntu ufite ikintu kiri kumurya hano nahaguruke, kubera ko ubwo uri kucyumva umva nkubwire, nyemerera wizere, ubwo uri kucyumva kiri kukurya, kikorera amaguru, kikorera mu mutima, kikorera mu mugongo, ubwo uri kucyumva nacyo kirumva. Twagusengera. Hari umuntu ufite urudeni, nubwo ugenda ufite umwenda utazabasha kwishyura, rwose byaguteye no kubeshya, sigaye ubeshya. Niba guhamagaye uvuga aho utari, nubwo wicaye hano ufite umwenda w'abandi, Imana itagutabaye ntabwo uzawishyura. Kino giterane rero wavuga se Imana ijya yishyura amadeni, ni ubwa mbere se, uruwa mbere se Imana yishyuriye? Maze n'abarimo umusoro ijya bishyurira. Nkumvise umuntu abigishwa ba Yesu barimo umusoro, Yesu agahamagaza ifi irimo umusoro wabo bakabishyurira imisoro. Haguruka urimo umusoro w'abandi, uzawukwepera kwande se he? Biri muri kode, ntaho uzawuhungira. Tugusengera, haguruka. Ntimuze hano gupfukama. Umuntu ufite ikintu kimaze, umva nubwo wicaye, hari radiyo yindi. Nukugenda uri umugabo ariko umerewe nabi, wakubona ugenda yagira ngo uri umuntu, ariko wowe nturyama, uryama amasaha make kubera ko urarureba, so urota bukeye. Hari amakuru ya Satani yakubwiye kuzapfa, hari n'abumva bakwiyahura. Hari n'abantu bari hano bari kwibaza niba basenya urugo ruri mu manegeka, rimwe wibaza niba muzagumana n'uwo mugabo wawe cyangwa uwo mugore, urimo ushyira hagati ibyo bita dayirema. Se tuzasenye nsaba ubutane nihangane indi minsi, mva nkubwire, hago tugusengera Imana.
ubwo bari mu manegeka, nubwo ugenda, nubwo wambara, nubwo uberwa, ariko nawe uzi ko urugo rwawe ruri muri towa, ruriho ikimenyetso cyanditseho towa cyashyizweho na Satani. Ariko muri aya masengesho ndumva hari imbaraga zibohora, numva hari imbaraga zambutse umuntu akambuka, ndumva hari imbaraga zatuma abana bazakura ntuzabate, ndumva utata abana bawe. Ndabona ndimo ndeba imbere nkabona niwe Imana igiye gucekesha urwo rusaku n'induru, uzicare mu ihema bakwama ikikamba rya kibyeyi. Haguruka tugusengera Imana. Hari umuntu wenda kwishingira uri hano kuko ubukwe buramugoye, ibijabwo ni nini, ari kubyigaho niba yazagenda. Oya, haguruka tugusengera Imana. Hari umuntu ufite urugendo uri muri amateraniro, hari ahantu wenda kujya, ariko hari amanyanga arimo hagati aho ngaho wakoze, ariko Imana ashaka kubabarira kandi ntiwongere. Nuva hano tongera ukora icyaho ukundi, Imana irakubabarira. Kadusengera Imana. Witeguye ikimenyetso cyuko Imana yumvise gusenga kwawe, ugiye kumva amahoro aje. Ikimenyetso yuko Imana icekeshe umuraba wo mu rugo, umuraba wo mu kazi, umuraba wo ku bana bawe, umuraba wo muri famiye. Uyu muraba wari wawe n'urusaku n'induru, ugiye kumva hari ikintu kibisimbuye, hagiye kuza amahoro. Abigishwa ba Yesu bari muri Emawusi bagiye Yerusalemu, Yesu agendanye nabo baravuga ngo mbega uburyo imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe. Imana igiye gucira inzira, uko bizagenda ntagukuze, uko bizagenda ntibikureba, icyo zidashidikanya kino gitarane cyari cyawe, bije yose akigiyeho yari yawe, abaririmbyi baje barabawe. Imana ibintu yose yakoze ni ibyawe, kandi uzaza gushima Imana kubera ko Imana ifite gahunda ku buzima bwawe, ntiyagutakaza, iragukunda. Dusenge rero, ugiye gukora handover, ugiye kubyikuraho, ugiye gukora transfer, ugiye gufata uko bajyavana umuntu mu ahantu bakamujyana ahandi, ugiye kubyikuraho uko bikuremereye, ubihe ubishoboye. Wewe warananiwe, ntacyo utakoze, waragerageje biranga, wahamagaye n'abavandimwe n'inshuti ntago byemeye, ariko kino giterane cyabereye hano kigambiriye kukuvanaho uwo mutwaro, kikawugeza kufite ibitugu byo kuwikorera. Mana y'imbabazi nyinshi, Mana y'ububasha, Mana idapfa, Mana idahinduka, Mana idasaza, Mana idasinzira, hano habereye igiterane cyo kubwira abantu ngo turangurure, tubwire abantu ibyururutsa umutima. Uyu muraba uri muri uru rugo rwenda kugwa, uyu muraba uri muri kano kazi uyu mukozi wawe akora, uyu muraba uri mu muryango ukaba wenda kurengerwa, ndetse yanibagiwe ko agatangira mwari mwavuganye, yibagiwe ko uru rugo rujyamo wabivuze ukarubanda mu masengesho, ariko umuraba ugiye gutuma rugwa. Nyamara nubwo bimeze gutyo, tugiye kugukangura n'ubutaruryamye, tugiye gukangura ubutarusinziriye, turakubyukije. Reka kusinzira, reka guhunikira, kanguka, tabara, gira ikintu ukora kuri uyu mukobwa, rengera uyu musore, rengera uyu mugabo, rengera uyu mubyeyi, rengera iri torero, rengera kano karere, rengera iyi si. Kanguka ukore, kanguka uvuge, vugana n'umuraba, vugana n'ishuheri, vugana n'aya madeni, vugana na kano kazi kanze, vugana n'iyi business yananiranye. Muri aya materaniro twahamagariwe gutanga amatangazo ngo tubwire abaramerewe ko ari igihe Imana iri mu kazi ku nyungu zabo, dushingiye ku kazi umaze iminsi ukora. Kino kibazo afite, yahamagaye bene wabo biranga, amashuri ntiyagishobora, kuvuga indimi zitandukanye ntiyagishobora, imiryango byananiranye, iyi ndwara yananiranye. Yewe wandwara we, wagishakwe we, dore wari uriyoberanya, nta muti bataguhaye, ntaho bativurije, indi miti iri ku musego. Nubwo yaje muri kino giterane afite akabati kuzuye imiti, iyo yose si iya mbere anyweye. Niyo mpamvu turi muri aya masengesho, hari ijwi ry'Imana rivuga ngo yewe wandwara we, ceceka. Mu izina rya Yesu Kristo duhagaritse iminera ya Satani, ibintu umwanzi amaze iminsi akubwira ngo ni karande n'iby'iwabo nyoko, ngo ni ibyo kwa sobukwe, ngo ni ibyo kwa nyoko bukwe, ngo ni ibirengano n'ibitegano. Ducecesheje izo mbaraga zose,
muzamurijwe dusenge, zamurijwe musenge, senga senga, komeza usenge, vuga, kuvuga gusenga no kuvuga, umva, vuga 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 vuga, byikureho, ntabwo ari ibyawe, byaguhitana, biraremereye kandi bitakuvuyeho, ntiwakomeza kujya mu ijuru, ntabwo wazagerayo, uru rugo rwawe rwazagwa, byazagukoza isoni, wariyumanganyije, warihanganye, wanze kubivuga, wabigize ibanga, ariko Umwuka Wera w'Imana arimo yerekana ko biremereye. Impamvu byerekanye nuko ari mu kazi ashaka kubikoraho. Bivuge mu mazina yabyo, vuga igihe byatangiriye, byagenze gute, bivuge bisubiremo. Mana, turi imbere yawe, ngwino utware bino byifuzo, biraremereye, byamuhitana, byamutembana, nugabikoreraho umurimo, ariko yakwandagara. Aya madeni ntawaza yamukiza, ntacyo atakoze, ntatashakishije, ariko turi muri amateraniro turagushima ko hari indwara zikuweho, hari indwara zikuweho nawe, hari indwara ucyashya ziribwiriza, hari ikintu ukuyeho kiragenda, hari imisozi wikije, hari amazi utebesheje mu butayu, hari inzira uciye yawe, hari inzira nshyashya uremye, hari ishimwe uduhaye. Mana, turagushimiye kino giterane cyarimo wowe, none urashaka kwikorera umurimo wawe. Niyo mpamvu tugushimiye ineza yawe utweretse kuri uyu mugoroba. Uko twaje tumeze siko dusubiyeyo, uko twabisize siko tubisanze. Dusanze Imana yatubanjirije. Nuza kugenda uraza kubona hari ibintu Imana yakoze. Ndabizi byaraye bimeze nabi, ijoro ryarara umuntu arira, bwaki impundu zikavuga. Mana, ndagushimiye kandi wowe ukingura inzugi, ntihagire umuntu uzikinga. Iyo uhagaze mu kwa mbere ureba mu kwa 12, iyo uhagaze mu itangiriro ureba mu iherezo, uraruvuka abana omega. Kubera iyo mpamvu tugushimiye akazi uri gukora ku bwacu, tugushimiye ibintu uhetse, tugushimiye ibintu ukuye muri uyu mutima. Aya mashina yawe, izi mpundu ni izawe, ukwiye impundu, ukwiye gupfikamirwa, ukwiye gushyirwa hejuru. Gushimiye ko uduhaye ibitotsi, dore yaburaga ibitotsi, none nijoro agiye kuryama, kuko icyatumaga adasinzira uragitwaye. Gushimiye ko ubikoze, tukongeye impundu nyinshi n'amashina yawe. Amen. Muwe muretse kwicara gatoya, twongere dusenga Imana. Ibintu byose biva mu mbaraga z'amasengesho. Niba Imana yaje ikabira aha ngaha, ni uburyo uhawe bwo kugira ngo uyishimire ko hari ikikoze. Turashimira Imana ikoreye mu mwigisha, kandi tuyibwiye byinshi bitandukanye. Tugiye kuzamura isengesho rishimira Imana ko hari ibintu ikoze. Za ndwara yavugaga ko izikijije, bya bibazo bikozeho, ko hari ugutabara guturutse mu ijuru, Imana ikabikoze ibidasanzwe. N'umuntu wicaye muri uyu mwanya turamwinginze nahaguruke dushimira Imana ko itsinze. Haleluya! Imana niyo igikuraho indwara zaburiwe imiti. Imana niyo ikuraho uburibwe, imiti yananiwe kubukuraho, Imana igakora. Imana niyo yambika abambaye ubusa ikagaburira abashonje. Muri iki giterane cy'Imana tugiye gushimira Imana yuko hari ibyo ikoze. Guhera ku wa mbere hari ibyo yakoze, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, no muri iki giterane cy'umugoroba hari ibintu Imana ikoze. Turambura ibiganza dushimira Imana. Zamura isengesho ryo gushimira Imana. Tangira ushimira Imana bitewe n'ibibazo wari ufite, bitewe n'ibigeragezo wari ufite, bitewe n'intambara wari ufite. Bwira Imana ngo ndagushimiye yuko umboneye muri iki giterane ukabukemuye ikibazo cyanjye. Nta muntu ukuvugira, ni wowe wivugira. Ibwirira Imana kubera ko iraha. Yibwira byose biri ku mutima wawe, ariko uyibwira uyishimira yuko ari Imana ifite imbaraga, ko ari Imana ifite ubutware, ko ari Imana ifite ubushobozi, ko ari Imana ihindura ibitariho bikabaho. Zamura isengesho.
zamura isengesho. Reka sabe mu bapasiteri n'abatambuke aze ahangaha twese ivugire, zamura isengesho ryo gushimira Imana. Imana iri aha hantu, Imana irimo irakora, Imana irimo iragendagenda. Ugize aya mahirwe yo kuyishimira, zamura isengesho ryo gushima. Haleluya, haleluya. Turakwizeye Nyiringabo Imana, turakwizeye kuri hano hantu, turakwizeye. Imitima yacu irizeye, imitima yacu irakiriye, imitima yacu irakiriye, imitima yacu irakiriye, imitima yacu irakiriye Nyiringabo Imana. Twakiriye kutuguraniye, twakiriye kutuguraniye Mana, twakiriye kutuguraniye. Haleluya. Uburwayi urabujyanye uduhaye ubuzima, kurimbuka ugukuyeho uduhaye ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubushomeri urabujyanye uduhaye akazi, abantu bahaye ubwenge. Turakiriye Nyiringabo Imana, turakiriye Papa, turakiriye n'ukuri, turakiriye buri wese wagira umugisha wo kuba mu nzu yawe hano. Mwami Imana Nyiringabo, ategeye amaboko wowe Mana. Nta muntu tureba muri kano kanya, nta muganga tureba muri kano kanya, nta wundi muntu uwo ari we wese, nta data nta mama, nta marume nta masenge. Duhanze amaso wowe Nyiringira, duhanze amaso wowe Mana yera, duhanze amaso wowe Nyiringabo, duhanze amaso wowe n'ukuri. Haleluya. Hari byinshi twagusabye, hari imyaka myinshi tumaze. Abenshi bamaze igihe ku kidendezi, abenshi bamaze igihe bategereje, abenshi baravuze bararambirwa, abandi bararushye babivaho. Ariko Data mwiza, ngwino wigaragaze ko uyu munsi watugendereye. Genderera buri wese uri hano hantu, umwiyereke bundi bushya. Haleluya, haleluya, haleluya. Twigishijwe kurushaho kukumenya uyu munsi, kandi n'ukuri twakumenye bundi bushya natwe. Imitima yacu yongeye yakumvise. Haleluya. Amaso yacu yongeye yakubonye, ibiganza byacu byagukozeho. Haleluya. Yesu Mwana w'Imana, Yesu Mwana w'Imana, Yesu Mwana w'Imana, turaranguruye. Haleluya. Tugukozeho, 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 tugukozeho. Dore turabyiganye, turabyiganye, turabyiganye Yesu. Tugukozeho, tugukozeho, tugukozeho. Abadada, Yesu Kristo Mwana w'Imana, genda muri iri teraniro, genda muri iri teraniro. Mwami Imana Nyiringabo, genda, ngwino gende, ngwino nyuramo, ngwino hano Yesu, ngwino ukore, ngwino uhindure, ngwino ugire ibyo ugurana, ngwino ugire ibyo ukuraho, ugira n'ibyo uzana, ugira n'ibyo uduha. Turabikeneye Mana, turi hano mu nzu yawe, ariko tugutumye mu ngo zacu. Nyemerera nituva hano hantu dusange hari ibyo wahinduye. Haleluya. Nyemerera Data, nituva hano hantu tugeze mu kazi kacu dusange hari ibyo wahinduye. Nyemerera nituva hano hantu tugeze mu maduka yacu dusange hari ibyo wahinduye. Nyemerera Nyiringabo Imana, nituva hano hantu tugeze hano hanze dusange hari ibyo wahinduye Yesu. Haleluya. Wakoze kudusura, wakoze kutugenderera. Tugukuriye ubwatsi, tugukomeye mu mashyi. Ababyeyi tuguhaye impundu, tuguhaye impundu, tuguhaye impundu. Haleluya. Wakoze. Twumvise ijwi ritubwira ko intambara zacu zishize. Twumvise ijwi ry'ihumure riduhumuriza, ijwi riduca intege. Iryo riragiye mu izina rya Yesu. Turiruhukije, turavuze ngo
Yesu urakoze, urakoze kuturuhuye, urakoze kuturuhuye, urakoze kuturuhuye, urakoze kuduhaye umunezero. Yo nubwo igihe cyari gishize ari kirekire, turi mu maganya, bamwe babona nta nzira, abandi babona nta cyerekezo, abandi babona imisozi, abandi babona umwijima, abandi babona nta cyakorwa, abandi babona nta cyakunda, ariko turi muri sejemu hano hantu turongeye tugukuriye ubwatsi Yesu, kuko utumurikiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Turongeye tubonye urumuri, tubonye urumuri, tubonye urumuri Yesu, tubonye urumuri. Urakoze, urakoze kukijisha ibirema, urakoze kukijisha abarwayi, urakoze kuhumuye impumyi mu buryo bw'umwuka. Ayiwe Yesu, urakoze, urakoze, urakoze Yesu. Ngwino ukomeze ukore, komeza ukore. Ntabwo twibagiwe abaturanyi bari hano hirya, twashyizeho sound proof, nibyo amajwi ntiyasohoka ariko umwuka wera arasohoka. Tugutumye muri aya mazu, tugutumye muri aba baturanyi. Hari abaryamye barwaye barembye, hari abafite imyuka mibi, hari abaruhijwe, hari abari mu biyobyabwenge, hari abari mu byaha bitandukanye. Genda ukore, genda ukore, genda ukore. Nidusohoka turirimba ineza yawe. Urakoze Yesu, nukuri turagushimiye. Ngaho ibyo ushaka kandi ushima nibikomeze kuba kuri twe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen, amen. Haleluya. Umuntu ufite haleluya nayitere. Abo hejuru mwenyine gatatu. Abara hasi namwe gatatu. Amen. Korari impanda batambuke baze hano, ariko munyemerere twerekeze ibiganza ku mushumba, tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Nta kindi twamuha ariko iri jambo twebwe turatura, Imana igakora imirimo yayo. Imana imuhe umugisha. Korari impanda mubanguke, kandi risengesho rigeze ku Mana, rirumvikanye, Imana iraryakiriye. Tuyihereze icyubahiro ko yumvishe gusenga kwacu k'uyu mugoroba. Igitambo cyacu cy'uyu mugoroba cyemewe, Imana iratsinze. Amen. Korari impanda nibanguke, twongeye kubatangariza ngo nimuhumure, Imana iracyakora. Nimuhumure, Imana iracyakora, iracyavura indwara, iracyakemura ibibazo, iracyagaburira abashonje, iracyatanga akazi, iracyatanga abana, iracyatanga abatware, iracyatanga abafasha. Imana iracyakora, iracyakiza igisuzuguriro, iracyahesha abantu bayo agaciro. Imana iracyakora. Tuyongere amashyi tuyishimire.